buriya ibihe bibi uciyemo iyo biguhaye isomo bikubashisha kuvamo umuntu navuga ngo ukomeye cyangwa w'ingenzi. Ubwo rero icyo gihe nicyo numvuga ngo gisa nk'icyambabaje ariko kikanansigira n'isomo, nkabasha nyine kuba nakwiga nkamenya inzira ya nyayo ngomba gucamo yo kwiyahura. Nuko byagenze gusa nyine twaje gutandukana nyuma yaho, umwe ajya ukwe n'undi ukwe, ibintu nk'ibyo. Twongere tubasuhuze bakunzi inshuti zacu mudukurikirana isaha ku yindi. Imbere yacu tuhafite umutumirwa, ariko mbere yuko yibwira abadukurikiranye, reka uyu munsi ndabona akazuba karashe, ndabona bukeye neza. Mu gihe mu yindi minsi yose yaritambutse yari iminsi imvura nyinshi cyane, hari impanuka nyinshi zigiye zigaragara hirya no hino kubera icyo kibazo cy'imvura yaguye ari nyinshi. Ariko Imana uyu munsi yadukoreye, izuba ryatse, ahantu harumutse, ndabona ikirere ari cyiza, kandi ndabona n'umutumirwa wacu arakeye, ameze neza, aruzuye, ni umusore w'ibigango. Kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina twamutumiriye, ndetse kugira ngo n'abadukurikiranye isaha ku yindi mumenye ngo uyu muntu uri imbere yanyu ninde, ameze ate, agiye kuduhereza ibiki. Rero karibu, turakwakiriye. Asante sana, murakoze kutwakira. Twisanze mwatwakiriye kweri, muri abo kubishimirwa. Twisanze, nubwo kwisanga atari ugusanze ibyo usanze, ariko mwakoze cyane. Ntangira nivuga, amazina yanjye ni Izabayo Olivier, izina rizwi cyane kurusha ayandi ni Kabosi. Nkaba ndi umuhungu ushima Imana n'abantu bake, kazi yanyu twayishimiye, twavuga ngo asante sana. Urakoze cyane Izabayo Olivier, uzwi cyane ku izina rya Kabosi. Turagira ngo tutari twajya muri byinshi, utubwire ngo kubera iki iryo zina Kabosi atari ryo ubanza, kubera iki iryo zina rya Kabosi ari ryo ryamenyekanye cyane. Izina rya Kabosi ryinjiye gute kuri Izabayo Olivier? Buriya akenshi buri muntu wese aho ava agira inkomoko, akagira amateka, akagira n'aho avuka n'aho abarizwa. Ubwo rero izina rya Kabosi nabajije amateka nsanga naryiswe umunsi niswe aya mazina n'ubundi. Ni ryaje byongerwa kuri aya mfite, Izabayo Olivier. Ubwo igihe mvuka, umugabo umwe wari uri aha yaravuze ati uyu mwana yamwise Kabosi, atazaba bosi. Ibintu nk'ibyo rero sinzi rero niba ibyo yaranyatuyeho bizaba byo, ariko ndabona ndacyategereje umugambi w'Imana. Nizera ko Imana iri mu ruhande rwanjye. Urakoze cyane. Reka dukomeze twinjira mu biganiro nyirizina, mu biganiro bwite, ariko dusaba abakunzi bacu, abadukurikiranye, haba hari umuntu ufunguye channel ubu ngubu cyangwa se utubonye bwa mbere, yakora subscribe. Hanyuma bantu dusanganwe, mwebwe murabizi, comment zanyu, share zirakenewe, hanyuma n'ibitekerezo byanyu byinshi biratwubaka kandi bikadufasha. Mukomeze mubikore kwa kundi. Hanyuma Izabayo Olivier, hanyuma ariko watwemera tukazajya twivugira Kabosi kubera ko niryo zina riri hafi aha ngaha. Hanyuma Kabosi rero, twishimiye kukwakira, ikaze wiyumve. Hanyuma kugira ngo twinjire mu buzima bwite bwawe, cyangwa twinjire kuri bya bintu byose abantu bakwitezeho, turagira ngo ikintu cya mbere, ikibazo cy'amatsiko, utubwire ibintu 5 Kabosi akunda, n'ibindi bintu 5
Kabosi yanga kurusha ibindi, hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. gusa ibyo bintu 10 ndabibona byose hamwe ra ariko ntacyo. Reka mpere ku byo nanga ndasozereza ku byo nkunda. Buriya ikintu cya mbere nanga, sinkunda ububeshyi. Nkunda nyine ukuri, kandi nubwo nkunda ukuri ngerageza kugukoresha nanjye. Nanga rero ububeshyi cyane, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, sinkunda icyo bita ngo ni amazimwe. Sinkunda ibintu by'amazimwe, bya bindi umuntu uvuga umuntu kuko wenda adahari. Icya gatatu buriya se, icya gatatu ndaza kuvuga bitatu byonyine. Icya gatatu, sinkunda kwiyemera. Nkunda nyine umuntu wicisha bugufi, akaba umwana mu bandi cyangwa akaba umuntu mu bandi. Nibyo ngibyo nanga. Ubwo urumva icya mbere kubeshya, icya kabiri kwishyira hejuru, ni ibintu nanga. Icya gatatu, hari icyatatu kibi, amazina. Okay, noneho ibyo ni byo wanga. Ibyo nanga. Tubwire bitanu ukunda. Bitanu nkunda byo, kubera ko ari n'ibyo nkunda byo, biranyorera kuta mbibona hafi. Ikintu cya mbere nkunda gusenga. Nkunda gusenga kubera ko n'abantu banzi bya hafi babinziho ko nkunda gusenga. Cya kabiri nkunda u Rwanda, kubera ko ni cyo gihugu cyanjye, niho navukiye ndahakurira. Gusa ni n'ibisanzwe kuri buri muntu, ubundi buri muntu wese uba ugomba gukunda igihugu cyawe aho waturutse, ukahakunda kandi ukanahubaha. Icya gatatu nkunda ibintu bijyanye n'imbyino cyangwa ubuhanzi. Ndabikunda cyane. Iyo mbonye umuntu akoze akantu runaka, yaba ari ubuhanzi, uririmbye, ibintu nk'ibyo ndabikunda. Ikintu cya kane nkunda amafaranga. Nkunda amafaranga pe, nkunda amafaranga. Icya gatanu nkakunda itimu y'igikundiro bita Arsenal. Nkunda Arsenal mu mabara yose, ubwo sinzi ukuntu naje nambaye umutuku. Yego, urakoze cyane. Noneho muri ibyo bitanu, ibyo wanga byo ntabwo ndi buze kubijyamo cyane, kuko akenshi na kenshi biba ari ibintu rusange abantu buri muntu wese yanga guhura nabyo mu buzima busanzwe. Reka nivugire kuri ibi bintu bibiri usa n'ukunda. Reka ndavuga icya gatanu, wenda ni icya gatatu n'icya kane niba atari icya gatatu numvishe. Muri Arsenal, kamere ku cya gatanu, ninde mukinnyi ukunda muri Arsenal uvuga ati uyavuyemo nanjye nayireka? Ntabwo nayireka Arsenal, gusa aramutse avuyemo byangora, ariko ntabwo nayireka. Ariko umbajije umukinnyi nkunda kurusha abandi, nakubwira umukinnyi bita Declan Rice. Ni umukinnyi nkunda cyane. Abakunzi ba football cyangwa ba ruhago barabizi cyane, barabizi. Abafana bose bafana, yaba ari andi matimu, umukinnyi babona w'intangarugero muri Arsenal ni Declan Rice. Ni abantu akenshi umubare nyamwinshi ukunze guhurizaho, ariko njyewe by'umwihariko mubonamo ibyo abandi bakinnyi ntababonamo muri Arsenal. Ikintu cya mbere Declan Rice arusha abandi, njyanye muri Arsenal. Icya mbere mukundira, ni umukinnyi ugira ishyaka, utsinda
ntabone ko bihagije, utsinda igitego kimwe ntabone ko bihagije, akumva kimwe ntigihagije n'icya kabiri ntigihagije, mbese ni umuntu ugira ishyaka ntiyemere ko yatsinzwe. Agatsindwa ariko ukabona aracyafite umuhate n'ubushake bwo kuba yarwana ngo agere ku ntsinzi. Kandi ni n'umukinnyi ubona ufite ubusabane kurusha abandi, ni uwo nguwo nkunda kurusha abandi. Uwo nguwo ukunda kurusha abandi. Hanyuma duhite tunyarukira, nari kukubaza n'ibindi byinshi aho ngaho, ariko reka tunyarukire kuri ikindi kintu wavuze ngo ukunda kuririmba, ukunda kuririmba. Hanyuma ngo nubwo utabibashije, ninde muririmbyi wemera wumva ati umuntu yanirimbye ndabohoka, uyu muntu aramutse aririmbye ni uku byagenda, wumva role model wawe mu baririmbyi ninde? Role model ni couple nkunda ya James na Daniela. Ni couple nkunda cyane, usibye no kuba mbakunda, nkunda n'ibihangano byabo, nkakunda uburyo baririmba byihariye, baririmba ubona byihariye, hahandi no gusubiramo indirimbo yabo uba ubona bisa n'ibintu bigoranye, kuko baririmba indirimbo z'ubuhanga. Ku bantu b'abahanga mu by'imiririmbire barabazi, kandi n'ikirenzeho buriya muri playlist y'indirimbo zabo nyinshi mba nzifite ku buryo nshobora kuba nibura mfite hejuru y'indirimbo 20 kuzamura. Ni icyerekana yuko mbakunda rero. Nibo bantu nkurikirana cyane kurusha abandi. Ndagaruka ku kindi kintu wavuze ngo gusenga nicyo wabanjeho, hanyuma kandi mu byo ukunda icyo kintu ni icya mbere cyane. Hari n'icya gatanu, none nongeye kubihuza, icya mbere n'icya gatanu, Arsenal no gusenga. Arsenal iramutse, umupira wa Arsenal ubaye amasaha yo kujya gusenga, ni iki kintu wakora muri ibyo byombi? Wajya gusenga cyangwa wajya kuri Arsenal? Biramutse byose bibereye mu isaha imwe, uko nabikora, ubu uyu munsi wa none ibintu byaroroshye, ushaka ujya kuri social media, gusa sinafungura data ndi muri church, biragoye, ariko ureba ama highlights. Nabanza nkasenga, nasoza gahunda yo kubonana n'Imana, ubundi nkareba ama highlights kuri phone, mba mfiteho data. Ndumva kuko buriya gusenga nibyo bya mbere. Abazungu baravuga ngo put God first, you will not be the last. Ubwo bivuze ngo Imana niyo ya mbere. Urakoze cyane. Nibyo bintu bisa naho mwumvisha ibyo akunda, mwumvisha ibyo yanga. Hanyuma reka twinjire mu nkuru nyirizina, reka twinjire. Hari abakunda kuvuga ngo ni icyatuzinduye, ariko buriya byose birashoboka. Noneho Kabosi, uri umusore mwiza ndeba, umusore w'ibigango, ntacyo ubaye, wongeye ijambo ngo urashima Imana, biragaragara. Hanyuma ntarinjira mu bintu byinshi. Wambaye neza, wambaye neza kuva hasi kugera hejuru. Ubwo ndaza kukubaza ngo hasi ku rukweto, tubwire izina ry'urwo rukweto. Ndabizi ko urubyiruko rwinshi hanze aha ngaha arakureba agahera hasi, nkujya kugusuhuza akavuga ati uyu muntu yambaye ibintu bihenze cyangwa ntibihenze, akabanga ibi bintu byiza gutya nabikurahe. Hari abakureba benshi bavuga ati uyu muntu kwambara neza gutya abikesha nde, yambarira he, ninde umwambika? Abenshi rero baba bacungana na za social media kugira ngo barebe igezweho. Ibi rero ndi kukubona nabigezweho, ndaza kugera kuri izo rinete wambaye, ndiko ndabona ziburiya cyane, hari ahantu zirimo zirava. Hanyuma twemerere tubwire umuntu kwambika kuva hasi kugera hejuru, unatubwire n'uwari. Imyambarire yanjye se buri irashamaje cyane ra. Cyakubwira muri comment buri haraba babibonye. Kwambara ni ibintu nkunda,
cyane noneho iyo nambaye ibimeshi ndabikunda cyane ibimeshi ibimeshe gusa ni n'ibintu nize ibintu by'imyambarire ibintu nk'ibyo noneho burya kwambara ni kimwe ariko no kuberwa ni ikindi ubwo rero ahantu ngurira imyenda ubundi akenshi ngurira mu mashopu abiri ngura mu maduka abiri ubwo iyo nshaka umwenda runaka bandikira kuri fone nkababaza se nshaka ishati imeze uku n'uku turawuza ibintu nk'ibyo nkamubwira akara nshaka akambwira nimba irimo n'ibyo nkagenda nanjye nkakora icyanzinduye nkamwishyura bene nawe akampibya ibyo nambara ubundi nkaryoha cyane so rero hariho hari ku kuboko kw'iburyo ndahabona akantu sinzi uko bakita ngucya ako kantu aka ngaka ushaka wakita agakomo ahubwo ukambaza uti se aka ngaka yego kavuze iki ndabona harimo utubara twinshi cyane dufite ibyo dusobanuye ni umweru n'umukara kuki wambaye umweru n'umukara bo nk'uko ubibona umukara ni ibara nkunda ni ibara nkunda niyo unarebye imyenda akenshi nkunze kwambara yaba ku nkweto yaba ni ibara nisangaho cyane nakunze ahubwo uyu mweru impamvu urimo ni uko buriya akenshi umweru n'umukara ni amabara ajyana ahubwo ukambaza ngo handitseho iki ndabona ibyo nari ngiye kwinjiramo baraza kubibona neza barabiboneka kameramani wacu atuzuminge neza aturebere icyanditse kuri ako kantu handitseho intore ntagira neza ndakabona neza twakarebye handitseho intore ushobora kumbaza ngo ese intore ubundi bivuze iki ku batabizi ubundi ubutore butangira mu mutima w'umuntu kandi buriya intore igisobanuro cyayo intore ni umuntu watojwe kandi wimakaje indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda ariko buriya ubutore ni uburere umuntu ahabwa ngarutse ku cy'indangagaciro buriya indangagaciro buri shyanga ryose rigira indangagaciro zaryo yaba ari abanyarwanda bagira indangagaciro abakongomani bagira indangagaciro n'abagande n'abarundi yewe bagira indangagaciro zabo ahubwo nyine ni uko badasobanukirwa ngo bamenye iyo indangagaciro ni iki ubwo rero maze gusobanukirwa intore icyo ari cyo menya ko ndiyo niho nahisemo kwambara kano gakomo ni ukuvuga ngo aka ngaka kamvamo iyo ngiye kuryama hari n'igihe nibagirwa nkakararana ariko isaha yo ntiyandaramo iyo saha tuyigarukeho nayo agakomo iburyo turakumvisha ibumoso rero isaha iyo saha ndabona ari isaha iteyemo ukundi kuntu ni isaha ndabona irahenze iyo saha yawe irahenze cyane iyo saha ndabona ihenze ari touch screen ishobora kubigura amafaranga arenze aya telefone yanjye iyo saha twemereye watubwira ngo iyi saha ihagaze kano gaciro isaha sindi buyivugaho cyane ariko yaraguhenze buriya se oya ni akamake biragaragara ni imitwaro ifite n'ibihumbi 50 bayiguha 50 by'intangaha wagenda bakayiguha mu iduka ryoroshye urumva ko atari menshi ntabwo ari menshi kuri kabosi oya okay sawa urakoze cyane imyambarire yawe ni myiza nibyo twari tuvuyeho hanyuma wowe nk'urubyiruko kabosi nk'umujene turagira ngo udusangize
Boss mu myaka 5 ishize kugeza ubu. Mu myaka 5 ishize ubwo bisobanuke neza ko ari 2020 2020. Boom. Kabosi wa 2020 ubwo ngiye guhera hasi nzamuka baraza kwihangana. Kabosi wa 2020 yari kabosi abanyankore baba baravuga ngo ujabiriye. Yari kabosi utazi guhitamo, utazi inshuti, kumenya guhitamo inshuti nziza, utazi ese inzira ikwiriye ni iyihe. Donc yari kabosi usa nkaho ari mu kirere runaka utazi icyo ari cyo. Ubwo rero uko ibihe bihaye ibindi nagiye nsa n'ukura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko muri iyo myaka hagiye hazamo challenges nyinshi. Urabizi imyaka y'urubyiruko ni imyaka ibigoye, namwe mwayiciyemo. Ni imyaka ibigoye cyane, ni ya myaka ukora ibintu byinshi bidakenewe cyangwa bitari na ngombwa, ariko ibyo byose biba byiza ko nibura iyo bigusigiye nk'isomo ukabasha kwiga neza, uvamo umuntu w'ingenzi, ukagira icyo wimariye, ukagira n'icyo umariye abandi. Ubwo rero bivuze ko ni imyaka yari igoranye, imyaka yo kwibona, ni imyaka yo kwiyumva, ariko uyu munsi wa none nkaba mbona ko byari ukwibeshya. Uyu munsi wa none nkaba nibuza mvuga ko donc nshobora kuba nahitamo inshuti nziza, nkamenya ngo uyu n'uyu niwe dukwiye kuba twicaranye, niwe dukwiye kujyana. Abazungu bo barabivuga neza ngo show me who are your friend and I tell you who you are. Bivuze ngo nyereka inshuti yawe nkubwire uwo uriwe. Bivuze ngo byanga byakunda, niba ushaka kugana inzira nziza, ushaka n'abayirimo bakwereka inzira nziza, ugahitamo inshuti nziza. Ubwo rero uyu munsi wa none nkaba mvuga ko yari imyaka igoranye, ariko nabashije kwicamo, nkaba nshima Imana rero yambashije ikananshoboza. Uyu munsi wa none nkaba nshima Imana cyane. Urakoze cyane. Hanyuma muri ibyo byose reka utubwire noneho muri iyi myaka 5 itambutse, ikintu cyakubabaje muri ibyo bintu byose muri iyo myaka kurusha ibindi ni iki? Ikintu cyambabaje, ikintu cyambabaje ni igihe, ni igihe natakaje. Ariko nanone iyo ndigarukira nkabona ko ahubwo buriya ibihe bibi uciyemo iyo biguhaye isomo bikubashisha kuvamo umuntu navuga ngo ukomeye cyangwa w'ingenzi. Ubwo rero icyo gihe nicyo mvuga ngo gisa nk'icyambabaje, ariko kikanansigira n'isomo. Nkabasha nyine kuba nakwiga nkamenya inzira ya nyayo ngomba gucamo. Icyo navuga ni igihe natakaje, hahandi usanga hari nk'inshuti wagize, ariko ukabona ko bitari ngombwa ko uwo muntu muba inshuti. Okay, noneho ikintu cyagushimishije muri iyi myaka 5? Imyaka 5 ikintu cyanshimishije ni uko nabaye umuntu wese, wenda si ukwivuga neza, umuntu ariko ngo ntawivuga amabi kandi ameza ahari. ariko numva ibyo abantu bambwira, nkavuga ngo niba bambwiye gutyo ubwo nibyo. Iyo nganire n'abantu ubona bafite ishema ry'uko ndi inshuti nabo, bakambwira bati hari ibintu tukwigiraho, hariho abantu bitera ishema
iyo batubonanye mbese nkaba wa muntu w'umumaro mu bantu, nicyo kintu mbona nishimiye cyane kurusha ibindi. Wa muntu ugira icyo yimariye akagira n'icyo amariye abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. mu ncamake uri umumaro mu bandi. Yego, byashoboka. ariko ntubyizeye neza. Oya nakubwiye nkurikije ibyo abantu bambwira, mbona ko bafite ishema ryo kuba bakitwa inshuti zanjye. Urakoze cyane. Reka twinjire ku kintu, ku nkuru numvishijeho, inkuru nifuje kuvuga ngo uyu musore ngize amahirwe yo guhura nawe, namutumira akagira icyo aganiriza abandi, kuko urebye urubyiruko rwinshi cyangwa se urubyiruko muri iki gihe hari uko rwitwara mu bijyanye n'ubuzima. wagiye tuganirizaho aho wavuye, aho ugeze ubu ngubu. hari urubyiruko rwitinya ruvuga ngo ubuzima bwacu, cyangwa se imbere yareba imbere akabona hari ibikuta, yareba hirya akabona nta hantu ho kunyura. hanyuma wowe aho wigejeje ni izihe mbaraga wakoresheje, cyangwa se ni ubuhe bwenge wakoresheje kugira ngo ubashe guca mu byo wagaciyemo byose kugira ngo witwe Kabosi, umusore ushima Imana? Nkuko natangiye mbikubwira, umbaza ku bintu nkunda, icya mbere nahereyeho, ndumva nahereye ku gusenga. Nahereye gusenga. Buriya akenshi hariho ibintu abantu bavuga ngo gusenga, ngo Imana ngo irabikunda, nibyo. Ariko buriya gusenga umuntu bifitiye inyungu kurusha abandi, kuruta n'Imana, kuruta abo muvukana n'abo mubana, ni wowe. Bivuze ngo ikintu cyamfashije, navuga ko ari nka disipurine nyine, kumenya ngo ngomba kwitwara gutya, ibintu nk'ibyo, nkamenya ese igikwiriye ni ikihe cyo gukora, urumva, nkamenya na bimwe nakubwiye, ukamenya n'inshuti ugomba guhitamo, kuko buriya kenshi, kandi ikindi ukirinda ibyaha, kuko hariho abantu bumva bavuga ngo ibyaha ngo biraryoha, ngo ibyaha, ngo gusinda, gusambana, ibi nyine by'ibyaha akenshi ukunze kumva abantu bavuga ngo biba biryoshye. Ariko buriya hari ikintu kimwe narebye nsanga ni ukwibeshya. Buriya ibyaha ntabwo biryoha. Icyaha kiryoha iyo utaragikora, ariko iyo umaze kugikora kiragusharirira. Kanguhe nk'urugero, uyu munsi wa none ndi umusore, nshobora kunywa inzoga, nkatambuka hari nkumva nyine ndazishatse, nkabona abandi basore barizihiwe, baranyweye, bameze neza, nazinywa, nkatambuka hariya mu muhanda, moto ikangonga bitewe n'inzoga. Yego n'abatazinywe bashobora kugongwa, ariko ibyo byaba byabiteye, byaba ari inzoga. Bivuze ngo icyaha mu mitekerereze ya muntu uba wumva ari byiza kuba wabikora, ariko buriya icyaha kiba kibi iyo wamaze kugikora, kandi byanga byakunda burya icyaha kigira n'ingaruka. Ubwo rero bivuze ngo icyo nababwira mbatinyuraho ni ukugana inzira nziza, inzira yo guhitamo. Niba unywa inzoga cyangwa ukora ibyaha runaka, gabanya, numara kubigabanya uzagereho ubiveho, kuko ntabwo buriya akenshi wavuga uyu munsi wa none ngo ngiye kureka iki kintu, uyu munsi wumva ngo ufashe icyemezo. Ni ibintu bisaba iminsi, ukabigira disipurine, buke buke bigira bigakunda. Nuko nguko. Hari unyandikeye ku ruhande arambwira ngo tubarize uwo Kabosi niba yaba ari single searching. Ubu sinzi impamvu bambajije ikibazo wamusubiza. Yewe icyo kibazo se, icyo kibazo ko kigoye,
iki kibazo ariko reka ngisubize muri ubu buryo. Kabosi ari single, ari single by'agahe gato ariko by'agahe gato, ariko mfite inshuti ariko muri izo nshuti byanga byakunda hazavamo umwe mu bo mbona ndebesha amaso. Buriya akenshi nyine iyo ufite inshuti muganira ukumva murahuza, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hehe, yaba ari muri Amerika, donc ariho hose yaba ari wumva muhuza, igihe Imana yagennye iyo gikunze kikabakundira birakunda. Gusa ngarutse ku kibazo neza, ndi single. Noneho reka tujye out wenda y'ubuzima bwawe bwite, mbaze ubuzima muri rusange bw'abajene bose cyangwa se generation, urubyiruko. Yego, kubera iki muri iyi minsi abasore bashaka batinze, inkumi zigashaka zitinze, ukabona umusore w'imyaka 35, 40, 45 yewe aracyari single? Ntabwo nagira uwo mbureminga ugira ikintu mushinja, ariko abantu benshi dufite intinyi, dufite ubwoba, twigishijwe nabi, akenshi n'inama mbi tugirwa, hahandi usanga umuntu urugo rwananiye ari we urimo kuvuga ibyingo kandi byaramunaniye. Ubwo rero bikaba ari nayo mpamvu ubona abantu gushaka ari ibintu batisangamo. Kandi nanone buriya uwo musore w'imyaka 30 n'umukobwa w'imyaka 28 gutyo, icya mbere cyo ni ibintu bizana ibyaha, kuko ntabwo umuntu muzima yageze iyo myaka nta kintu aribwira. Ubwo ku bakuze barabyumva. Ubwo rero niho hava nyine n'ibyo wumva, ibintu by'ubusambanyi, ibintu nk'ibyo. Ariko ikintu navuga ko ni intinyi iri mu bantu, ariko n'ubuzima bukakaye, ibintu nk'ibyo. Gusa njye mbona ko dukwiye nyine guhinduka, tukagira ibyo duhindura, tukareka intinyi tukayirambika hasi, kuko nta keza k'intinyi. Kuko umusore w'imyaka deja 40 none utarashaka, utagira n'igitekerezo, none azashaka ryari, azabyara ryari, azarera ryari? Ni ibintu rero urumva biba bigoye. None rero tukugarukeho mu ncamake. Kabosi wa none turimo turakureba, utubwiye ko muri abo benshi ufite ari uzahitamo umwe. Ese bigutwaye igihe kingana gute kugira ngo ube uri kumwe n'abo benshi? Abo bose uzahitamo umwe, bigutwara igihe kingana gute? Impamvu ubundi biba byiza ko ni uko mbyumva, kandi n'abadukurikiye bafite uko babyumva kwabo, ariko uburyo njye mbyumvamo, numva ko umuntu akwiye gushaka donc wa muntu muri inshuti bikarenga n'ubushuti, mukaba inshuti magara. Niko njye mbyumva. Wa muntu ugisha inama, wa muntu nyine n'ubundi mubana cyangwa mukundana, n'ubundi musanzwe muri inshuti. Ngewe rero nashatse kurema ubushuti mbere na mbere, kuruta ibindi. Nicyo nabanje kurema. Kandi nyine muri za nshuti, niba ari inshuti 20, niba ari 10, ni urugero ntanze, bataza bati si umuhungu, abo bakobwa bose bimeze bite. Ariko nibura kubaza buriya wari ugikusema, ubu nari ngifite ku rutonde cyane. Ariko nibura nkavuga ngo muri batatu mbona, nakubwiye ngo niba ari muri Uganda cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Amerika, mu bo tuvugana, nkavuga ngo uyu nguyu turahuza. Nuko nguko ngewe, niyo mpamvu uyu munsi wa none rero nkavuga ngo
izo nshuti zose dufitanye ubucuti bwihariye, wenda niba ari muri abo batatu hazavamo umwe w'Imana izanshimira n'uwo w'Imana izagushimira cyangwa uba uzishimira. buriya akenshi ibintu dukora biba biri mu bushake bw'Imana. Ubwo rero Imana ni uwizashima n'uwo nguwo. None ko nzi ko urasenga, wavuze ngo ikintu cya mbere ukunda kurusha ibindi ni ugusenga. Hanyuma ikibazo wenda mvuga ni Imana ko iba yararemye umuntu ikamuhereza umutimanama, amahitamo, ikadushyira ibintu byose imbere yacu y'amaso yacu ngo twihitiremo. Ubu ubona nutegereza ko izagushimira, ubu si ukuyigondoza izabikora, cyangwa ubwo uzasanga nawe ugeze muri ya myaka 40? Njyewe mu myizere yanjye nizera ko nta kintu Imana idashoboye, ishoboye byose. Rero muri byinshi ishoboye n'icyo kimwe iragishoboye, ariko byaba biciye mu nzira yazanjye cyangwa iz'Imana, bipfa kuba Imana yabyemeye, nzabihitamo, bizaba ubwo nyine uwanga Imana izaba yabishimye, bizaba ari ibyo. Ikindi kibazo cy'amatsiko kiri aho ngaho, ndashaka kukubaza ngo se urukundo rwawe rwa mbere, kuko ntabwo wagera aha ngaha ntarwo ufite, urukundo rwawe rwa mbere ubitangira wabitangiye ute? Icya kabiri kiri muri icyo ngicyo, ese urwo rukundo rwa mbere muri abo batatu numvishije ruracyarimo cyangwa hari ukundi kuntu bimeze? Aho bwimbaza niba narigeze gukunda ubwo wakibajije, hanyuma turahita dukomereza aho ngaho. Ngaho gisubiza. Urakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza. Nkeka ko ari naryo navuga ngo subject y'uyu munsi, iryo somo. Ni ukuvuga ngo urukundo iyo mbyibutse mbese mba numva naseka. Ahubwo ndi kubona ufite nk'ikiniga aho ushaka nko kuriramo ukuntu. Oya, ntubuze kurira kubera ko uri imbere ya kamera. Nzamugaburira. Atemba agwamo. Hariho nigeze kumva avuga ngo yabaye menshi mu nda, ngo ndirabyimba. Ariko nta turabona ko ndabona 6 pack ni ukuvuga ngo ntaraba menshi. Ntabwo araba menshi. Naba menshi muzabibona. Tuzabibona. Ikintu navuga, byanga byakunda, hariho imyaka umuntu ageramo. Ubundi reka turebe urukundo ubundi ni iki? Urukundo, umuntu iyo avutse from day one aba akeneye urukundo rwa kibyeyi. Urwo rukundo arukenera kugeza igihe apfuye. Ni urukundo donc ugize amahirwe wenda niba navanga ugatanga umubyeyi wawe, sibyo ko bidakunze no kubaho, ariko ni urukundo umuntu akenera iminsi ye yose yo kubaho. Yagiriwe amahirwe n'ubuntu akarubona. Inshuro ya mbere urangije bikunanira kuvuga. Ubwo inshuro ya kabiri rero niyo urumva uwo munsi nari ari kuwa kane byaranze kujya kuwa mbere nabwo nagize isoni nyine, nkareba no ku ruhande, nabimubwiye ndeba ku ruhande, ndamubwira nturebye igihe tumaranye, ntiburiya njyewe I love you. Urivuga mu cyongereza nk'uko nyine turyumvise. Aho ni ko yakunda gukoresha icyongereza cyane. Okay. Yari yakunda gukoresha icyongereza cyane. Donc nabimubwiye mu cyongereza. Uwo ni umunsi wa mbere sasa urabimubwira. Noneho ntabwo yahise anyemerera. Yampaye nk'igihano, arambwira ngo nzakubwira nk'uko umbwiye kwa mbere. Kiba ari igihano. Njye nk'umushari w'igihano. Arambwira ati nk'uko umbwiye kwa mbere nzagusubiza ku wundi wa mbere. Icyo ni igihano. Wabyumvishe nk'uko guhakanira. Bitewe n'ukuntu twari tumeranye tubanye, ntabwo numvishe ko ari ukumakanira. Numvishe ko ahubwo ari seriye. Numvishe ko ashaka kumbwira nk'uko yarambwiye ati nk'uko wafashe umwanya
ubitekerezaho nanjye nk'uwanjye ibitekerezo urumva navuga izina ry'ise ubundi hari ribi nta kibazo ntacyo bitwaye rwose ni Sierra bamwitaga Sierra nuko byagenze gusa nyine twaje gutandukana nyuma yaho umwe ajya ukwe n'undi ukwe ibintu nk'ibyo mwagiranye igihe kingana iki mukundana dukundana nyumbara ko twari inshuti kuko twamaranye igihe kingana nk'imyaka 2 muri inshuti tumeranye nyine twebwe navuga niba urukundo twebwe byari ahanini ubushuti burenze ukavuga ati uyu muntu sinzi ko donc byaragoranaga nyine ko namara nk'igihe tutavuganye cyangwa tutabonanye byabaga ari ibintu bigoye cyane ku ruhande rwawe cyangwa ku ruhande rwe twese ubwo byari byararenze ubushuti byari byararenze ubushuti tukumva niba ariko bitewe n'intego yari afite mu buzima ntabwo twari gukomezanya kuko nyine naramubajije icyo gihe yari umukobwa ushabutse uri macuwa niyo ko nakubwiye ambwira intego afite numva duhana yuko tugomba gukundana ariko biri aho bitari ibintu bya hirya no hino bya kure okay urangije kumubwira yuko umukunda akakubwira ko azagusubiza ku wa mbere yaje kuguha igisubizo cyangwa ese aguhereza igisubizo cy'uko murangizanyije urabizi abakobwa ukuntu bamera basaba ibintu umuntu binginga ukamwereka nyine ko icyo kintu koko ugomba kukirwanira icyo gihe nabwo yaranze ntabwo namubeshyira yaranze mu buryo yanzemo bwari kugira ngo anestinge arebe se ibyo mubwiye nibyo ibintu nk'ibyo icyo gihe yaranze ariko nyuma yabwo biza gukunda nyuma bimaze gukunda byatwara igihe kingana iki igihe byanakundiye ntabwo twabashe kuba tukigumanye yesi ahindura location y'ibyo yari arimo aza kujya Kampala avayo ajya Kejeri tuza kuburana gutyo muza kuburana kubera impamvu z'akazi byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo uzikuremo aho wari umaze kugera mu rukundo wari umaze kwinjiramo kuko mwari mumaze kuburana byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ubyikuremo nta mpamvu yo kubyikuramo kandi buri umuntu wikuramo ni umuntu mwagiranye ibihe bibi ariko umuntu mwishimye akakubera umuntu mwiza nta mpamvu yo kumwikuramo ahubwo aho ari ahubwo uba wumva icyagushoboza mwagumana ubwo bushuti mugasuhuzanya ibintu nk'ibyo nta mpamvu rero yo kumwikuramo nyine nubwo kuvugana biba bigoye ibintu nk'ibyo ariko nyine nta mpamvu yo kumwikuramo ahubwo nk'isomo nakuyemo nk'umunsi wa mbere yanga ni ibintu byangoye kubyakira buriya kenshi hariho ibintu nabonye ejo bundi mperutse kubona inkuru y'umusore wiyahuye buriya kenshi nibyo nakubwiye ngo hariho imyaka yo gukunda nta kintu umuntu yitayeho ari naho wumva hava n'ibintu byo kwiyahura umuntu akaba yakiyahura kuko n'umuntu donc ntabwo uzi icyo ubereyeho ni uko nk'uko nabibonye isomo nakuyemo nyine donc ni ugukunda bifite intego n'icyerekezo intego n'icyerekezo cyangwa bifite urugero gukunda hariho n'urugero ngira ngo umuntu ashobora gukunda
ntabwo wavuga ngo ndakunda niba ari ku ijana ngo 60. ahubwo uwo ukunda ahubwo uba ugomba kumukunda bya nyabyo nta buryarya nta ki ukamubwiza ukuri uwo uri we n'ibyo ukunda akabimenya n'ibyo wanga nyine mugakundana. Gusa nyine akenshi ukaba makini ukagiriramo ubwenge. So urakoze cyane. Kugeza ubu rero bosi wacu dufite ahangaha akaba ari single searching kubera ko nta gusacinga kweli. icyo cya mbere cyakugizeho ingaruka nyinshi, ingaruka mbi cyangwa nziza ntago mbizi, ariko ingaruka cyagize zose zatumye ubasha kuzitwaramo neza, ubu ukaba warabyakiriye. Ese iyo ndwara yo y'icyo kintu hagati aho ngaho nibyo nari nakubaje, mbese byakugumyemo igihe kingana gute kugira ngo uziyakire noneho kwiyakira wongere wisubire nk'umuntu udafite uwo muntu? Kwiyakira nta kundi, unywa amazi bigashira. Niyo mpamvu nakomeje kubona unywa amazi nk'aya ngaya, lifeline, then ubuzima bukendereye. Rero abafite ibyo bibazo mudukurikiranye mushake lifeline munywa ayo mazi amara ibibazo. Okay, noneho ubu ngubu ngaruke ku kintu ugeze kuvuga ati ubu ngubu muri batatu ba mbere ufite kugeza ubu ngubu nturahitamo uwo ushobora kumera nk'uwo wa mbere cyangwa barimo. Ni ukuvuga ngo muri abo batatu harimo umeze nk'uwo wa mbere ufite karagiteri nk'iz'uwo wa mbere. Nanjye kukubwira ngo mutubwire niba atari ibanga kugira ngo ahari. Ntabwo namuvuga ariko nizere ko abizi. Oya, ntabwo nabivuga. Ntabwo nabivuga kuko ni n'igihe gito mumenye. Ubwo rero ntabwo namuvuga, sinzi, ntabwo ndabimubwiraho nta kintu. Ariko uko iminsi izagenda yigira imbere, hari igihe nzanamubazanira. Turamukeneye, turamushaka kuko uwa mbere ndumva yaragusigiye isomo rinini cyane. Ndumva ese reka nongere mbaza, ni ibihe byiza icyiza kurusha ibindi bintu byose wigeze kubona mu gihe wari uri kumwe n'uwo wa mbere? Ni ukwiyumva bidasanzwe. Ni ukwiyumva ko mfite inshuti nabwira ibimbabaje, nk'uko nari nabikubwiye ibintu nk'ibyo. Ni n'umuntu nyine wisanzuye kurusha abandi. Nibyo byiza nakubwira. Wamuganirizaga buri kimwe cyose? Ntabwo ari buri kimwe, ariko bimwe byinshi muri bimwe yarabimenyaga. Kugeza ubu contact yawe nawe uwo muntu yarahagaze? Ubu aramutse agarutse, ikibazo cy'amatsiko, akaza, ndumva ntiyakuvuyemo kandi umaze guhura n'uwo wundi muri ba bandi numvishe barimo, hanyuma agahita aza uyu munsi wa none surprise, mugahura mukabonana n'uwo wundi muraziranye hagati aho ngaho, kandi akaza noneho afite umugambi nyawo nk'uwo nawe werekejeho. Uvuga ati mbonye nk'uriya muntu ufite karagita nk'izuriya muntu, akahita agaruka noneho agahura na wa wundi. Mbese ntibaziranye ariko uwo bahuriyeho ni Kabosi. Amahitamo yawe, wahitamo wa wundi cyangwa wahitamo uwo muri kumwe? Ntabwo turi kumwe, nabikubwiye ntawe. Gusa n'uwaje ntabwo byaba bigikunze, kuko nakubwiye ngo hari urugero burimo, ikigero burimo ukunda nyine utazi umeze bitya gutya na gutya. Rero ntabwo ntekereza ko aje ntabwo byakunda. Urakoze cyane. Burya hari igihe abenshi bahura n'ibyo bibazo, amahitamo akanga, noneho akahitamo kutabwiza ukuri uwa mbere, agahitamo kutabwiza ukuri uwa kabiri, noneho agahera mu gihirahiro, noneho bikamuzambana.
ubuzima bwite cyangwa icyerekezo cye kikabura, noneho banamenyana noneho kikaza kuvamo ikibazo. Abenshi bahagira ibibazo da. Ariko wowe ati wari uwa mbere aramutse aje, Kabosi yateye intambwe, ubu ngubu twishimiye iyo ntambwe wateye, yikomerezeho n'abandi babyumvireho. Hanyuma turimo twihuta cyane tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka tukubaze, ni iki kintu cyiza kiruta ibindi ushobora kubwira inshuti zawe, abakubonye uyu munsi, urubyiruko, bagenzi bawe, abasore batambutse, bakuru bawe, bataye icyerekezo, bataye inzira yo kunyuramo, umuntu wese ukureba ubu ngubu, ni iki kintu ushobora kumutangariza nkawe Kabosi? cyambere ikintu cyambere ni uguhitamo, ukagira amahitamo meza, urumva, bakagira amahitamo meza, ugahitamo inzira ikwiye, ugahitamo inshuti nziza, kuko buriya inshuti akenshi n'imico myinshi tuyikura mu nshuti zacu. Uzumva niba hari umuntu mukunda kuganira cyane, amagambo akunda gukoresha nawe wisanga wayakoresheje. Bivuze ngo rero inshuti ni ingenzi, tukagira amahitamo meza. Icyo navuga muri rusange ni ukugira amahitamo meza no gusenga. No gusenga. Ubwo rero umuntu udasenga, amahirwe make kuri we amuri imbere. Ubwo rero icyo ukangurire urubyiruko, bagenzi bawe, ni ugusenga. Nicyo kintu cya mbere. Ni ugusenga no guhitamo neza. No guhitamo neza. Okay, turagushimiye cyane. Ndizera ko wadusezeranyije ko mu kindi kiganiro tuzakora uzatuzanira umuntu tukamubona, niba byakunze. Ni umuntu nawe ndizera ko iki kiganiro agikurikirana, kugira ngo uzajye kumutombora. Ni ibintu byavuye kure cyane kandi nawe azabyubahe, abihereza agaciro. Hanyuma niki wabwira abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi? Ijambo wabatangariza nk'umutumirwa wacu ni ijambo nababwira ni ukubabwira ngo bakomereze aho, bakomeze kwagura umuryango, banamenyeshe n'abandi, bakomeze bakore bakangurira abandi batarakora subscribe. Umuntu akora subscribe inshuro imwe, nawe ukomeza ngo ayikore. Uyikoze kabiri uyikuye. Like izo ziremewe. Like nabwo ukoraho rimwe. Iyo ukozeho bwa kabiri uyikuye. Comment, dushaka comment nziza zubaka cyangwa zigira inama, kandi barushaho nyine kuguma bakurikirana ibikorwa byanyu. Mbifuriza n'ubuzima buzima. Imana ikomeze ibabashishe muri byose bifuza, n'ibyo bakeneye, ibyo bashaka. Imana ibabashishe. Tutari twava kuri kamera, tukwemereye abantu 2 cyangwa 3 ushobora gusuhuriza mu ruhame rw'abandi, ushobora gutangaza kuri kamera. Uwo muntu yazabona iyi video cyangwa se yakurikirana ikiganiro akavuga ati uyu musore arankunda. 2 cyangwa umukobwa cyangwa w'igitsina gabo, 2 cyangwa 3. Ubwo nawe nazamo ni amahirwe ye. Nta wa mbere nasoza ni mama, na muzehe, nabo ngabo. Abo ni 2. Uwa 3 yimenye. Uwa gatatu ni benshi barahitamo, ubwo wiyumva ko ari inshuti yanjye cyane, ubwo niwe navuze mu mutima. No, ari mu mutima. Urakoze cyane kuduhereza ikiganiro, ukaduhereza umwanya wawe. Nicyo twubaha cyane. Ugasiga ibintu byawe byinshi, imirimo ukora, ukaza ukemera kuza kubana natwe uyu mwanya wose. Turabigushimiye. Ahasigaye icyo twifuriza urubyiruko, icyo twifuriza abandi bantu basa naho bagihugiye iyo ngiyo wabaga kera, nuko batera intambwe bakakwigiraho. Ndetse akenshi na kenshi uraboneka, mutwandikire muri comment, mutwandikire kuri email, hanyuma turaza kubahuza n'umuvandimwe wacu Olivier. Hanyuma Izabayo Olivier aka Kabosi noneho abagira inama, kuko ni umusore wuzuye byinshi. Ibi ni bikeya avuze, ariko byinshi yuzuye. Ndizera ko
utagira umuntu urimita mu bitekerezo uwo ari we wese. Banatwandikire muri comment niba na part 2 bayikeneye tuzayibasangiza. Part 2 uzatuzanira wa muntu. Sinavuga ngo yego kuko ni ibintu bizasaba igihe. Dufite amatsiko yo kumubona kuko iryo zuba witoreye rifite ibindi bisobanuro byinshi. Okay, hagati aho ngaho rero turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.